Ikaze nanone hano kuri Yego TV, aka ni kakanya kani mu ntoki, aho turebera hamwe amateka y'icyamamare runaka tukamenya ese ni muntu ki. Ushaka gukunda icyamamare runaka, ushaka kumenya ese ni muntu ki, avukira hehe, amaje kuba yagera kuki, ese yageze ku nzozi ze bigenze gute. Hakaba ari byinshi wifuza kumenya kuri iki cyamamare runaka. Icyo rero usabwa no gukomeza kuba wakurikirana hano kuri Yego TV, ukazajya ugezwaho ni muntu ki y'icyamamare wifuza kumenya. Umunsi wawe tugiye kureba ni icyamamare arakunzwe cyane, nimwe mu basore batuye hano muri gihugu cyacu cy'u Rwanda, gusa amaze kuba yafatiye imitima ya benshi bitewe n'ubuhanga afite mu kuba yatunganya imiziki. Ntabwo byashoboka niba ujya ukurikirana umuziki nyarwanda kuko waba utarumva iri zina ritambuka mu gutwi kwawe. Niba utarumva iri zina ritambuka mu gutwi kwawe, ntabwo byashoboka ko waba utarumva umuziki wiwe utambuka mu gutwi kwawe. Biragoranye cyane ko waba utuye muri karitsiye utarumva abantu barimo baravuga ngo Element LA ni umwe mu baproducer bakomeye muri gihugu cy'u Rwanda, amaze kuba yakigarura imitima ya benshi ndetse akunzwe n'abatari bakeya. Uyu musore Element LA amaze kuba yakigarura imitima ya benshi muri iki gito amaze muri uyu mwuga wa production cyangwa se gutunganya imiziki. Ahangaha amaze kuba yakigarura ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'abafana bagiye batandukanye. Turi kuri umwe mu baproducer bakundwa n'abakobwa cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka mbanze mfata akanya gushimira cyane wabashije kuba wakora subscribe hano kuri Yego TV. Neza nkubwira ngo nutarakora subscribe, manuka ngo ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukenera amakuru menshi, ibiganiro byinshi Yego TV igenda igutegurira umunsi ku munsi. Element LA, amazina yiwe yiswe n'ababyeyi ni Mugisha Fred Robinson. Yavutse ku itariki 25 z'ukwa karindwi mu mwaka wa 2000. Avukira mu karere ka Karongi, aho naho bita ku Kibuye, aho ni mu ntara y'Uburengerazuba. Avuka mu muryango w'abana 4, abahungu 2 ndetse n'abakobwa 2. Akavuka ari umwana wa mbere iwabo w'imfura. Umusore wakuranye inzozi zigiye zitandukanye, mundi mwanya wese urimo urakura aba afite inzozi zigiye zitandukanye, akumva yuko azakora ikintu kimwe cyangwa se ikindi. Uyu nguyu we yakoze afite inzozi yuko azaba umusirikare bitewe nuko papa yari umusirikare, akumva yuko atabaye umusirikare yari azaba umukinnyi w'umupira w'amaguru tumenyereye nka football. Nabyo bitamuhira, akumva yuko azashushanya dore ko ari n'umusore ufite impano yo gushushanya bikomeye cyane. Akumva yuko azaba umushushanyi agakomeza ibyo ngibyo byo gushushanya. Gusa nanone akumva yuko azaba umu IT ukomeye. Nyuma ubuzima bwe bwaje kuba bwamwerekeza ahatandukanye, biza kwisanga yaje kwisanga ari umuproducer utunganya imiziki igiye itandukanye hano muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bishatse kuvuga yuko ibintu by'ubugeni n'ubundi yarabikomeje, gusa ubugeni bwiwe abujyana mu bijyanye no gutunganya imiziki ndetse no kuba yakora imiziki myiza ikundwa na benshi. Element LA ni umusore ufite impano nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Uyu musore azi gushushanya, usibye yuko azi gushushanya ndetse azi kwandika indirimbo neza kandi cyane. Uretse no kwandika indirimbo neza cyane, ni umuhanzi mwiza cyane dore ko mbere yuko yinjira mu kuba yatunganya imiziki yari umuhanzi mwiza. Uyu musore kandi ni umusore ukunda gusenga, ndetse uyu musore akaba yarahiriwe mu mwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2020 nibwo izina Element LA ryazamutse rikagera ku yindi ntera, abantu bose bakazajya bavuga ati Element LA ni mu producer bashyashya bakomeje kuba bakigarurira imitima ya benshi. Mu gihe gito yari amaze muri uyu mwuga wa production cyangwa se gutunganya imiziki, yamaze kuba yakigarura imitima ya benshi. Kugeza ubu ngubu producer Element LA ni umwe mu producer bameze neza kandi bahagaze neza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu musore LA yumwegereye warangiza ukamubaza ese niki cyatumye wamamara. Mu magambo yoroheje akubwira yuko atari ufite ububasha bwo kuba yakizamura cyangwa se ngagere ku yindi ntera, ahubwo avuga yuko ari Imana yabashije kuba yamuha amahirwe. Avuga yuko Imana yamuhaye umugisha, dore ko mu Rwanda hari abaproducer benshi bagiye batandukanye kandi bazi gukora imiziki, gusa bavuga ko ari amahirwe yagize ndetse n'imigisha y'Imana yamwihereye. Ikavuga ati dore amahirwe yawe, dore ngaha hari, genda ugerageze ubashe kuwabona ikizagutunga ndetse n'abawe. Element LA ubu ngubu ukaba yaramaze kuba yakigarura imitima benshi, abenshi baramukunda.
utamukunda yuko ari umuproducer mwiza ntabwo wabura kumukundira ya jingo yiwe nziza yatwaye imitima ya benshi kuburyo niba wumvishe aka kananga konyine kakajingo kavuga ati ele babumva indirimbo irangiye babumva nta kindi kiba gisigaye. Zimwe mu ndirimbo zabashije kuba zahitinga cyane ndetse zabashije kuba zakorwa n'uyu musore Element Ellie harimo indirimbo Hands Up y'umuhanzi Bruce Melody, hakaza indirimbo Uncle Austin ku mutima, hakaza indirimbo ya Juno Kizigenza bise Ma Formula, hakaza indirimbo bise Mikoro ya Davis D, hakaza indirimbo bise Samoya ndetse na Abu Dhabi z'umuhanzi Bruce Melody, hakaza indirimbo Ikinyafu ya Bruce Melody ndetse na Kenny Soul, ndetse hakaza n'indirimbo Ikanisa y'abahanzi bose bo muri The Main, hakaza n'indirimbo Sana ndetse yabashije kuba yakorera Papa Cyangwe, ndetse hakaza indirimbo yiswe Pose, indirimbo yabashije kuba yakorera Davis D, ndetse hakaza n'indirimbo Bado, indirimbo yabashije kuba yakorera Bruce Melody, hakaza indi Umurego yabashije kuba yakorera Kenny Soul, ndetse n'indirimbo Nightmare ya Juno Kizigenza. Izi ni indirimbo zose zabashije kuba zahitinga kandi zigakundwa n'abantu batari bake muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari kidasanzwe mubona neither your smile nor your body, but I can't explain it for you. Or maybe I'll be broke because of you, or I'll be blind because of you. Zafata risk as long as it's you. Ushobora kuba wibaza ati Element Ellie yabashije kuba ya producer gute kugira ngo abashe kuba yakigura imitima benshi ndetse aka kanya bari umwe mu producer bameze neza kandi bahagaze neza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Element Ellie mbere yuko atangira kuba ya producer yatangiye ari umuhanzi. Agitangira kwiga segonderi yahise ajya muri korali, atangira kuririmba muri korali gutya, nyuma baza gushinga itsinda we n'abanyeshuri be bagenzi biwe yari ryiswe S4. Iri tsinda akaba ari groupe nziza yabashaga kuba yaririmba, nuko Element atangira mu muziki aririmba. Gusa nyuma yaje gutangira kubona yuko gucuranga nabyo ari byiza, atangira kubyiga gakeya, yiga gitari, yiga drum ndetse yiga na piano, kugenda bicurangaza kubimenya ndetse biranamuhira. Nyuma yaje gutangira amashuri yisumbuye. Mu gutangira amashuri yisumbuye nibwo yaje kuba yashaka imashini ndetse atangira gukoresha amasoft agiye atandukanye. Ku gukoresha amasoft agiye atandukanye yabikoreshaga kugira ngo abashe kuba yakishimisha ndetse yinezeze, arebe yuko rwose yakora ibintu byiza. Atangira gukora amabeat gahoro gahoro muri mashini yiwe yikinira, atabifata nk'umwuga, dore ko byaje kuba byamuhira ndetse bikabifata nk'umwuga mu mwaka wa 2019 usatira mu mwaka wa 2020. Nibwo yatangiye kuba yakora imiziki by'umwuga ndetse izina Element Ellie riza kubostinga ndetse rigera no ku rwego rushimishije. Ushobora kuba wibaza ngo nyuma yo kuba yakiga aya masoft agiye atandukanye yigeze agira amahirwe yo kuba yakomeza kuba yakiga ibingibi kugira ngo abashe kuba yakagura umuziki wiwe ndetse n'uburyo yakoragamo ibintu abashe kuba yakihugura. Niba ari kuri kubyibaza, uyu ngo Element Ellie yasobanuye kenshi yuko yabashije kuba yakiga amasoft agiye atandukanye ndetse akigishwa n'aba producer bagiye batandukanye ndetse banakomeye muri Nigeria, harimo bita Chris Beat, aho yigaga online mu gihe cy'amezi 6 yaje kuba yakihugura muri aya masoft agiye atandukanye atunganya imiziki, ndetse biza kurangira abashe kuba yakuramo ubuhanga ari bwo akoresha ubu ngubu mu gukora imiziki myiza kandi ikundwa na benshi. Ibyinshi kiri muribaza kuri uyu mu producer Element Ellie utunganya imiziki. Gusa wageze hano kuri Yego TV menye yuko byose ugiye kuba wabisobanukirwa ukamenya Element Ellie. Mbere yuko Element Ellie abasha kuba yamenyekana, ibi byose byabashe kuba byaterwa ingufu n'umuhanzi Bruce Melody, nyuma yuko umwizera akagenda agakorera indirimbo muri studio ikorerwamo n'uyu muhanzi Element Ellie ariyo Country Record. Ushobora kuba wibaza ngo byagenze gute? Uyu nguyu Element Ellie yabashe kuba yahamagara Bruce Melody amubwira yuko bafite amabeat meza ashobora kuza kuba yagerageza, amubwira ko producer wo muri Country Record. Haciye igihe kinini ndetse producer Ellie aza kwibwira yuko uyu muhanzi Bruce Melody ashobora kuba yarasuzuguye ubusabe bwiwe cyangwa se ashobora kuba atazamugeraho ngo abashe kuba yareba ibikorwa byiwe. Gusa umunsi umwe yaje gutungurwa nuko uyu muhanzi Bruce Melody yaje kumugwaho muri studio akamubwira ati beat zirihe ngo dukore. Niko Element nawe yaje kumusubiza amubwira yuko beat zose ntazari yabashe kuba yazikoresha. Niko gutangira umushinga mushya wo gukora beat nshyashya ndetse no gukora indirimbo nshyashya. Nibwo yaje kuba hakorwa indirimbo yiswe Hands Up, iba indirimbo ya mbere ya boostinze y'uyu muhanzi Bruce Melody ndetse ikabasha kuba yakundwa mu gihe gitoya. Ariho bagiye bamenyera izina Element Ellie nyuma yo kumva akajingo gasoundinga neza kavuga ngo Ellie
nibwo haje gushya cyane izina Ele riza gukomeza kuba rya boostinga ndetse rikomeza kuba ryagenda ritera imbere. Nibwo abandi bahanzi b'ibyamamare bigiye bitandukanye nabo bakomeje kugenda bagana country record bashaka uyu producer Element ngo abashe kuba bakorera imiziki ndetse babashe kuba bacuruza nabo ku masoko nk'uko Bruce Melody yari atangiye kuba yacuruza nyuma yo kuyoboka uyu producer. Yaje gusanga ari producer mutoya ufite impano, ubu ngubu akaba ari umwe mu producer bameze neza kandi akaba ari umwe mu baproducer babashije kuba bahagarara neza nyuma yo gutunganya imiziki by'umwuga ndetse akaba amajije kuba yakinjizamo akayabo muri uku gutunganya umuziki. Nkuko nari nabivuze mbere, producer Element nyuma yuko ari umuproducer mwiza ni n'umuhanzi mwiza, dore ko indirimbo nyinshi ari uzibakingira uretse no ko ari umuhanzi mwiza ndetse akaba ari n'umwanditsi mwiza w'indirimbo, ariko yanditse indirimbo zigiye zitandukanye. Gusa imwe mu ndirimbo zamenyekanye yanditse harimo indirimbo Kaka Geste, indirimbo ya Priscilla umuhanzi uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari indirimbo Kaka Geste yabashije kuba yakundwa cyane nyuma yuko yanditswe n'uyu musore. Ikindi ushobora kuba wibaza iri zina Element ryavuye hehe? Avuga ko ari izina umuntu umwe mu nshuti ziwe, gusa akabanza kuryanga yumva yuko ari izina ritari ryiza. Uyu muntu avuga yuko yari mwise bitewe nuko yabashije kuba yamubona yuko akora utuntu twinshi tugiye dutandukanye, gusa nyuma akaza kuvuga ati bitewe n'ibintu ukora wowe uri Element. Gusa we ntiyabashije kuba yabyumva, yumvaga yakitwa producer Robin. Gusa nyuma yaje kubitekerezaho, aza gusanga iri zina Element ni izina ryiza, niko guhitamo kuba yakitwa Element Ele. Akaba ari umuproducer ukunzwe cyane na benshi. Hari abantu benshi ajya ashimira mu buzima nyuma yo kuba baramufashije kuba yatera imbere ndetse akagera ahageze ubu ngubu. Producer Ele nyuma yuko yabashije kuba yagera ku byo yifuzaga ndetse no ku nzozi ziwe, hari bamwe mu bantu ajya ashimira bitewe n'intambwe bamugejejeho mu buzima. Uwa mbere ajya ashimira ni Nobja, ubashije kuba yamwizera yarangiza akamuha akazi muri country record, ndetse akabaza no gushimira umuhanzi Bruce Melody wabashije kuba wamugirira icyizere agafata izina rye rikomeye nk'icyamamare, yarangiza akamanuka akajya muri studio ya country record kuba yareba ibikorwa by'uyu musore ndetse akabishima, bagakorana indirimbo yitwa Hands Up. Nyuma yo gukorana indirimbo Hands Up bakaza no gukorana indirimbo nyinshi, aribyo bituma akomeje kuba yashimira abantu ndetse bakomeje no kuba bamufasha kugeza aho ageze ubu ngubu. Producer Element Ele ni umuproducer uvuga yuko yifuza kugeza umuziki nyarwanda kandi kure hashoboka. Producer Element Ele kandi akaba arimo arategura injyana nshyashya, injyana y'umuco nyarwanda izaba ikuyemo umuco nyarwanda, akaba izaba yitwa Afrogako. Avuga yuko izaba ari amatwara mashyashya kuri umuntu wese uzajya yumva azajya avuga ati iyi production niyo mu gihugu cy'u Rwanda. Ibingi avuga yuko aribyo bizakomeza kuba byagenda biteza umuziki nyarwanda nyuma yuko azaba yamaze kuba yakora iyi njyana Afrogako izakurikirwa ndetse ikanakundwa n'abantu benshi. Avuga yuko iyi njyana yiha icyizere yuko ishobora kuzazamura umuziki nyarwanda nawe ukagera ku yindi ntera. Izina Producer Element Ele ni izina rimaze kuba ryagera ku rwego rushimishije, dore ko byamuhesheje n'amahirwe yo kuba yakegukana ibihembo bigiye bitandukanye, nk'igihembo yabonye mu mwaka wa 2020 ari igihembo cyiswe Best Producer of the Year, igihembo yabahawe mu mwaka wa 2020 akagihabwa na Isango na Muzika. Iki akaba ari igihembo cyabashije kuba cyamwereka yuko agomba kuba yakomeza agatera intambwe ijya imbere nta gusubira inyuma, ndetse bikamwongera imbaraga zishoboka zose. Ni kenshi uzumva indirimbo zakozwe na Producer Element Ele zirangizwa n'undi mu producer akabasha kuba yazisoza, ukajya kumva indirimbo itangiye harimo Ele, gusa wajya gusoza ukumva isoje bavuga ati Bobo Pro on the mix. Ibi ngibi Producer Element Ele abisobanura avuga yuko buri ikintu cyakozwe n'umuntu umwe ndetse n'ibintu byakozwe n'abantu babiri, uko byagenda kose icyakozwe n'abantu babiri ari cyo kiba kiri hejuru cyakozwe n'umuntu umwe. Ariyo mpamvu rero yitabaza andi mazina agiye akomakomeye kugira ngo abashe kuba yamufasha muri mixing na mastering, kugira ngo abashe kuba yakora imiziki myiza kandi ikundwa na benshi. Ushobora kuba wibaza niba we atazi mixing na mastering bikagucanga, gusa we avuga yuko ni umubiti mwiza akaba azi mixing na mastering, gusa we akaba akeka yuko ibintu byakozwe na babiri biba biruta n'ibyakozwe n'umuntu umwe. Ariyo mpamvu rero yifashisha ibyamamare bigiye bitandukanye by'aba producer kugira ngo bashe kuba bakora umuzigo mwiza ndetse indirimbo nziza izakundwe na benshi ifite mixing na mastering nziza. Reka mbanze mfata akanya gushimira cyane wabashije kubana natwe hano kuri Yego TV. Ndagize ngo mbwire ngo utarakora subscribe mu ndagongo ku magambo atukura ubashe kwakora subscribe kugira ngo ugikomeze kugenda amakuru menshi, ibiganiro byinshi Yego TV igende gutegura umunsi ku munsi. Reka nizere yuko Element Ele uyu munsi abashe kumenya Element Ele ni muntu ki.
niba hari ikindi cyamamare wifuza kumenya ese ni muntu ki, manuka aho ngaho ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe, n'umuntu gukora subscribe tujya muri comment nongeze utubwire ati ndifuza kumenya iki cyamamare, nako tuzatukubwire ati ni muntu ki.